Halo. Alo bro, Yo, yo. uri uhugiye mu biki se? Dore utuntu nari ndimo nyine tu. Eee, nari ngiye kukubaza utuntu dukeya. Bazarari man. Nari ndi mu kiganiro cya kimwe njye ntegura cya Jungle Time. Eh, Uriya mu baby bita Isimbi uramuzi waramubonye? bariya bakinisha se. Isimbi Noeline kuko ibinyamakuru byinshi biri kumuvugaho ko akina porno. Oya, ibyo byo ntabwo nabimenya gusa ndamuzi bisanzwe. Mm. Ntago ubizi neza niba yarabikinaga. Ntabwo mbizi neza niba yabikinaga gusa nyine. Ese ubundi ibyo yakoze ntibigaragaza nyine uwo ari we. Mm. Ariko ku binyamakuru we arabyiyemerera. Sinziterekanye niba yarigeze gukora interview abyemera gusa nyine ibyo yakoze byo birahagije. Mm. Eh, Atari busugiye mu biki? nari ndi muri quartier hari ibintu nari ndi kureba nyine. N'umukecuru turi gupanga turebe byari byo. Eh, mu by'ukuri urumva ko abantu benshi uno mukobwa bamuziho nyine igikorwa nyine cyo kwemera ko nyine akina iriya mikino y'urukozasoni ariko nawe akabyemerera. Hano ku nkuru turi gusoma ku Gihe iravuga ko umubyeyi wa Isimbi Noeline yavuze ku mukobwa ndetse n'uburyo afite agahinda k'uburyo uriya mukobwa akina porunogarafi, ndetse iyo yumvise abandi bantu babivuga yumva agahinda mbese kamwishe waga, akumva abajwe n'ukuntu nyine umwana we akina bino bintu. Ikiganiro rero nyine yahaye igihe.com, umubyeyi wa Isimbi nyine hano yagaragaje ko afite ikimwaro nyine aterwa n'uko umwana we nyine akinira imikino y'urukozasoni cyangwa se porunogarafi, ndetse na se we witwa Mirimo Paul, se wa Isimbi nyine nawe yagaragaje ko byamubabaje cyane mbese no kubyakira byamunaniye. Uyu rero Mirimo Paul se wa Isimbi Ivona atuye mu karere ka Rwamagana. Mu kiganiro yagiranye rero na Kasuku Media nk'uko tubikesha igihe.com, yaravuze ati Isimbi n'umwana wanjye yitwaga Mirimo Isimbi ariko aza guhindura yita Isimbi Yvonne Noeline. Uriya mwana twarabanaga kuko nyina yari yarantaye ku mpamvu tutumvikanyeho, nahise mbajyana kwa nyirakuru wanjye nyine mama wanjye, musaza we akomeza nyine gukurikirana amashuri gusa we akigira umwana w'umunyamakosa menshi. Musaza we nyine yakomeje amashuri, agakurikirana amashuri akiga, gusa uriya mwana agakomeza kugira amakosa menshi Noeline nyine, ku buryo bahoraga bahamagara mama nanjye bakampamagara. Muri make yari umwana wijishaga cyane, akavuga ko agiye kwiga ariko ntagereyo, rimwe na rimwe akavuga ngo nta babyeyi anagira. Niho byahereye nyine, ndetse kandi we akaba yagiye muri ibyo bikorwa. Yakomeje avuga ko ibyo Isimbi yakoraga byose atavugaga ko yabitewe n'ubukene iwabo bari bafite, kuko se yivugiraga ko yahoze mu gisirikare kandi umuryango umeze neza ku buryo nta kibazo cyo kujya mu mico mibi cyari guturuka kuri ibyo bijyanye n'amikoro. Ati ibintu byose yabirengagaho ukabona aririrwa azerera mu bipangu ukuntu. Twageze aho tumujyana ndetse n'indera, nuko twari tuzi ko yagize ikibazo cyo mu mutwe. Si ibyo gusa ahubwo hari n'abageragezaga no
kumusengera tuzi ko ari imyuka mibi ndetse n'amadayimoni. Uyu mubyeyi wa Isimbi avuga ko akazi umukobwa we asigaye akora kamutera isoni iyo ari mu bandi babyeyi, nubwo adaheruka kumuca iryera amwumva bamuvuga gusa. Ati aheruka kunsura ubwo yari yagiye mu marushanwa ya Miss Rwanda aviramo mu majonjora, basanze imyaka ye iri munsi ya 18, ariko ubu numva ngo yaje ariko yigumira i Kigali. Abantu bambwira ko akora akazi ko gukina porno kandi nanjye narabyiboneye, ntabwo nabona umutima wo kureba filime akina, ariko musaza we numva abikurikirana, njyewe bintera ubwoba n'ikimwaro yo numva ko akora biriya bintu. Hari abadatinya no kunserereza ngo umukobwa wanjye akina porno. Rimwe na rimwe hari igihe Isimbi yifuza kugira abo avugana nabo bo mu muryango we, barimo abo kwa nyirasenge, ariko bakamuha akato kugira ngo atazagira abo yanduza imico ye. Mirimo ise wa Isimbi yagize ati umubyeyi wacu yarapfuye, aho yabaga hajya nyirasenge wa Isimbi. Amwe mu mategeko yatanze muri urwo rugo ni uko Isimbi atemerewe no kuhakandagira kugira ngo atazigisha imico ye abandi bana bo mu muryango. Isimbi yahise ahitamo kumuhima, ahakura barumuna be bari bahasigaye, ajya kubarerera kwa se kugira ngo abone uko abasha kubageraho. Se wa Isimbi avuga ko kimwe mu byo apfa n'umukobwa we ari uko yazanaga abagabo mu rugo nubwo yari umwana. Mbega agahinda. Ati uriya mwana yazanaga abagabo afite n'imyaka 10, akavuga ngo barigana, na n'uyu munsi nta kintu amfasha, ngo naramukubitaga cyane ariko nagiraga ngo azavemo umuntu muzima. Hari igihe umuntu yandabuye ndabafata nsanga umuhungu yamaze gukuramo n'isengeri. Icyo gihe yaransunitse nyikubita hasi. Nahagurukanye umujinya mukubita umutwe, bahita bamfunga icyumweru kimwe kuko nakubise umwana. Nararambiwe ngeraho musaba kujya kubikorera iyo hirya aho ntazi. Bakomeje kumusengera ariko umuzimu afite ararenze pe. Muri 2021 nibwo Isimbi Noeline yatangiye gucuruza amashusho n'amafoto ye yambaye ubusa. Uyu mukobwa rero Isimbi Noeline nkuko tubikesha kino kinyamakuru Igihe, akaba akina nyine imikino y'urukozasoni, amaporno musanga ku mbuga nkoranyambaga, amafoto ndetse na porno, ya mikino twita pornography. Mu by'ukuri ibi ntabwo ari ibintu bikwiriye umukobwa. Umuco nyarwanda ni ibintu bidasanzwe ndetse binababaje. Iyo ari umukobwa wari kuzavamo umumama mwiza, kubaka urugo, ariko unyumvira ibintu biba byabaye. Nukuri dusenge, uyu we ntawe hano wahanutse, ariko dusengere urubyiruko rw'u Rwanda kugira ngo kino kibazo kitazongera ngo cyamamare kijye no mu bandi bakobwa. Reka dusoze ikiganiro cyacu rero. Ababyeyi mukwiye kwita ku bana, ariko urumva ko mu by'ukuri umubyeyi wa Isimbi yari yaragerageje, ariko mu by'ukuri umwana aramunanira. Gusa nta kundi byagenda no kwihangana.